Byiza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka tugufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Itegereze neza mwa bino byapa bine dufite. Ese ni icyo cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A cyanditsemo ngo stop ariko gifite ubuso bw'umutuku? N'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa C1, B icyapa E14, C icyapa C2A, D icyapa B2A. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B icyapa E14. Kino cyapa E14 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kikaba kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira cyangwa se umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Ndizera ko rero waramusitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tara wahisemo, ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu zatuje gusora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikurura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ikuruwe n'ibihe binyabiziga? A igare, B velomoteri, C ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe ubona batubajije kino kibazo neza neza kimeze gutya ariko tugahitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese uzahitamo C ryari? Uzahitamo D ryari? Uzahitamo C mu gihe bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Uhitemo D ivuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, mu gihe kuri C bazaba bavuze ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Impamvu mba bitinzeho nuko mbazi ko babibaza. Bibutsa ko ukeneye kode zirahari, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Imyaka ingana iki? A imyaka 10, B imyaka 12, C imyaka 7, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iy'umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho, kubera ko aba yaguteza ibyago agakubagana. Ibyo byago aba yaguteza haba harimo n'iby'impanuka. Niyo mpamvu abana badafite imyaka 12 kuzamura baba bagomba kwicara mu ntebe z'inyuma. Ndizera ko ramusitamo B, ndizera ko ramusikandika wa papuro. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibihe binyabiziga? Ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. C, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. D, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Ni ibihe binyabiziga bari kutubwira? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko. Kiriya kiba kiri kwerekana umuvuduko uri kugenderaho kimeze nk'urushinge, harimo urushinge ruri kwereka umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, kandi kigashyirwa ahantu hagaragara neza kugira ngo cyitabweho kigume gukora neza. Ndizera ko ramusitamo rero B, ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Ndizera ko ramusikandika wa papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikurura na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ntibushobora kurenza ibihe bipimo: A, metero 1.25, B, santimetero 30, C, santimetero 75, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Ubundi hari igihe duhitamo B, santimetero 30. Hano duhisemo A, metero 1.25. Uzahitamo A ryari, uzahitamo B ryari? Reka mbikwereke. Niba avuga ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, uzahitamo metero 1.25. Niba avuga ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande uzahitamo ko igisubizo cy'ukuri ari B, santimetero 30. Hari abari bavuze idafite, niyo mpamvu duhisemo A. Ndizera ko umenya hano bitandukaniye, kandi impamvu mbitinzeho nuko mba mazi ko bazabikubaza. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B, umuhanda udakomeza. C, ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D, guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Impamvu bagishyiraho uri kubona ko tuberebeye mu birango uyu muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso. Impamvu bagishyiraho rero no kugira ngo tuzaba uri kugenda mu muhanda ugahita ubona undi ushamikiye ku urimo, ukavuga tubonye inzira y'ubusamo, wagera imbere ukabura inzira. Bashyiraho kino cyapa bakubwira ngo ugeze ahantu hari umuhanda udakomeza. Ndizera ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyerera bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ikinyabiziga cyawe cyaheze mu rwondo, ese kugira ngo kivemo hazakoreshwa ubuhe buryo?
A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu. B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Inziga bari kuvuga ni imipine. Tufata imipine y'icyo kinyabiziga cyawe cyaheze mu rwondo ukazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri. Ndizera ko ramutamo B. Ndizera ko ramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya 8 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubugari bwayo buba bwava kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ku bihe bipimo: A. metero 4, B. metero 3 na santimetero 50, C. metero 3, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. metero 3 biva kuri metero 2 na santimetero 75, ubugari bwayo bukagera kuri metero 3. Mbibutsa ko ndi kubategurira amasomo n'ay'ibipimo arimo. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe uhita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Murabizi ibimenyetso bimurika bikoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Itara ry'umuhondo none risobanura iki? A. Itegure kugenda. B. Birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe umurongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ubundi haka amatara 3. Iyo hatse umutuku urahagarara, iyo hatse umuhondo nabwo urahagarara. Nuwangu iyo warenze uriya murongo urakomeza ukagenda. Waba utari warenga uriya murongo bahagararaho ugahagarara. Hakwaka icyatsi ho murabizi kwaka icyatsi ni ukugenda. Ubwo muri make ikintu bishatse kuvuga, impamvu bashyizeho amatara 3 hari kugira ngo batavuga ngo genda hagarara. Kubera ko bakoresheje ubwo buryo bajya baravuga ngo hagarara hari ibinyabiziga byamaze kugera hagati mu isangano, bikaba byabangamira cyangwa byafunga ikindi cyerekezo ibindi binyabiziga bigiye guturukamo. Niyo mpamvu bashyizeho umuhondo kugira ngo nuba wamaze kurenga uriya murongo ukomeze ugende, nuba utari wawurenga uhagarare. Niyo mpamvu duhisemo B. Birabujijwe gutambuka uwo murongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Niyo mpamvu duhisemo B. Ariko iyo wamaze kurenga uriya murongo urakomeza ukagenda. Ndizera ko ramutamo rero B. Ndizera ko nasobanukiwe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe atangiye kwijima? Burije haje ikizima. Ese no kwera icyo ugomba guhita ucana amatara y'ikinyabiziga cyawe? A. Kugira ngo akerekane umuvuduko kagaragare neza. B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona. C. Kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. D. Kuko amatara yo ku muhanda ari kwaka. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Kugira ngo abandi biborohere kukubona, ucana amatara y'ikinyabiziga cyawe kugira ngo abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa, baba abayobozi b'ibinyabiziga cyangwa se baba n'abanyamaguru, biborohere kukubona. Ndizera ko ramusamo rero B. Ndizera ko ramusikandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngo ufatire kode. Ukeneye kwiga turakwigisha turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, ariko intego ni imwe, ugezweho ukora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo urimo kugenda mu nzira nyabagendwa, ni gute wanyura ku muyobozi w'igare? Uri kugenda mu muhanda, ese ni gute wadepasa umuyobozi w'igare? A. Kuvuza ihoni mu gihe umunyuraho. B. Kumunyuraho umwegereye. C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. D. Kugabanya umuvuduko mbere y'uko umunyuraho. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Gusiga umwanya uhagije igihe umunyuraho. Iyo ugiye kudepasa umunyegare ntabwo mwebigera cyane, aho gusiga umwanya uhagije hagati yawe nawe kugira ngo utamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndizera ko ramusamo C. Ndizera ko ramusikandika gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure, bigabanywamo amatsinda, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni cortege. Buriya burebure bwa ririya tsinda bagabanyijemo byibura bigomba kuba bingana na metero 50. N'uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura akaba metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Kubera ibinyabiziga A. Ibinyabiziga bya polisi biherekeranyije. B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranyije mu nsisiro byo ntibikurikiza iri tegeko. Nubwo biba byatonda umurongo urenze metero 500, biba bigomba n'ubundi kugenda ku murongo umwe, ntibigabanywamo amatsinda. Niyo mpamvu duhisemo B. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Turabahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa cyane cyane bikunda kuba mwabura butayo bwa Sahara. Rero iyo burebure burenga metero 18 ariko batabariyemo ikinyabiziga cya mbere kiziritseho, habagombwa iki? A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. B. Abaherekeza babiri. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo hari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Habakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndizera ko waramusitamo A. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3,
ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Romoroki ni iki? Ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa. Noneho kiriya kintu kiba kiri gukurura iriya kontineri kimeze nk'ikigozi, iyo harimo umwanya ure metero 3, ubwo hari makuzungu uri gukurura, akaza cya romoroki kiri gukururwa, uriya mwanya uri hagati urenze metero 3. Kiriya kiba kibizirikanyije ikinyabiziga na romoroki kiri gukururwa, kiba kigomba kugira ukuntu kigaragazwa igihe amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ubwo byumvikane ko ari nijoro. Kiba kigomba kugaragazwa gute? Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B. Itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Birumvikana kubera ko batubwiye ngo igihe amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa, birumvikana nijoro. Ntabwo rero bakoresha agatambaro, oya, ahubwo bakoresha itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragarira mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A. Nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. B. Ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. C. Nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko iryo tara ntibatubwiye ese ni irya feruje, ese ni iryo ku kinyabiziga, ese ni akagaruramuri, ese ni itara, ntabwo babitubwiye muri make. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi bagomba kuri kubwira bakabwira ngo wenda itara, wenda akagaruramuri k'umutuku kagomba kugaragara, bakabikubwira. Hano rero ntabwo batubwiye iyo tara ry'umutuku irya ari ryo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse kandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Ubuhe bwoko bwa feri? A. Feri yo guhagarara umwanya munini. B. Feri y'urugendo. C. Feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini. Bari babitubwiye mu kibazo, baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga yaba atakirimo. Ese iyo ikinyabiziga umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, kiba gihagaze. Haba harimo ubuhe bwoko bwa feri? Feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe, bangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahaterera cyangwa se igeze ahacuramye. Noneho feri yo gutabara ni bwa buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza. Rero ibyo bibazo bitatu barabibaza, ndakeka ko bimenye. Niba bikubaza uzahita ubikora, murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kandika ku papuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tugomba kugira ibara rikurikira. Ese utugarurarumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa dute?
A umweru, B umuhondo, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B umuhondo. Utugarura rumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Uturi imbere ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umweru. Uturi inyuma ku kinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho, babikubwiye hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ubifite amakuru uhita ubikora. Rero niba bikubaza uzahita ubikora. Naho turi mu mbavu two tuba dusa umuhondo. Ndizera ko waramutamo B, ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, kino cyapa urabona gifite ishusho? Ese ni uruziga? Ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A isoko ry'amatungo, B ivuriro ry'amatungo, C uruzitiro rw'amatungo, D akayira k'amatungo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D akayira k'amatungo. Ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda gikunda kwambukiranywamo ku buryo budasanzwe bw'amatungo. Wenda hari ahantu baba bazi ku gice cy'umuhanda hakunda kwambukira amatungo, wenda bayajyanye mu isoko cyangwa ahandi hantu, ariko hari igice kizwi bakunda kwambukirizamo amatungo. Bazahita bashyiraho kino cyapa kiburira. Ukibuka ko bino byapa biburira ubibona mbere. Babishyira hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, kugira ngo bakuburire ikintu hakiri kare uze kugera aho hantu warushijeho kwitonda bitaguteza ibyago, kubera ko murabizi ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago kugira ngo arusheho kwitwararika. Ndakeka ko aramusomode, ndizera ko aramusyandika ku papuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki igihe ageze aho banyura bazenguruka? Ugeze hariya mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Ese uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba kwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Atanga inzira ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. B tanga inzira ku binyabiziga biremereye gusa. C tanga inzira gusa niba uri mu nzira ya kabiri n'iya gatatu isohoka. D komeza kuko abandi bayobozi b'ibinyabiziga bagomba kuguha inzira yo gukomeza. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni atangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Iyo ugeze hariya kuri rompuwe niko mubyita mu ndimi z'amahanga, utangiza ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko icyerekezo cyose uturutsemo uhita winjira iburyo. Biriya binyabiziga biba biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka, rero uba ugomba kubiha inzira. Ndizera ko waramusitamo A, tangiza ku binyabiziga byamaze kwinjira aho banyura bazenguruka. Ndizera ko waramusyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kunyuranaho cyangwa se umuyobozi w'ikinyabiziga ashobora kudepasa ryari? A ahamanuka, B igihe umuhanda ari mugari, C igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amweretse ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho. Ubundi mu muhanda hakoreshwa ukuri, nta kubeshyanya bibamo. Rero umuyobozi w'ikinyabiziga kikuri imbere aba ari kureba imbere yawe. Hari intera runaka bari kurebamo wowe utari kurebamo kubera ko ari imbere yawe nyine.
rero mu gihe akubwiye ko imbere nta kibazo gihari wamunyuraho agakwereka ikimenyetso kikwemera kuba wamudepasa, ubu uramudepasa. Ndizera ko uramutamo se igihe umuyobozi w'ikinyabiziga kiri imbere ye amwereza ikimenyetso kimwemerera kumunyuraho, ndizera ko waramutse ukandikaho agapapuro turabahisemo. Ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode mu gihe gito aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online. Wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tukwigisha ujye mu kizamini ukore rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.